Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira kuri Marika Africa TV. Uru ni urugendo rero chairman wa Marika Africa TV yari arimo kwitegura agiye kujya kuri airport ubwo yari afite uruzinduko rw'akazi i Dubai. Aha rero yari agiye kuva iwe mu rugo arimo kwerekeza ku kibuga cy'indege. Ahangaha rero yari amaze kugerayo ubwo yari arimo kwitegura kuza kugera ku checking point and then agakomeza yerekeza Dubai. Aha rero yari amaze kuhagera arimo kwitegura kugira ngo azamuke agere aho agomba gucekingirwa, ari nabwo yasezeraga bari bamuherekeje kugira ngo atandukane nabo, nawe azamuke hejuru aho agomba gukurikiranwa kugira ngo akomeze yerekeza Dubai. Ntibyatinze rero yaje kuzamuka biza kurangira n'ubundi ageze aho yagombaga kujya kugira ngo akorerwe ibyo yakorerwaga byose byo kumucekinga. Ari nako akomeza kugenda areba inyuma, areba abamuherekeje, arimo kubavugisha basezera. Birumvikana nyine iyo umuntu wakoze safari niko bigenda, baganiriza anabereka ibyo atwaye, ababwira ati ngubu ndagiye, ariko nubwo ngiye mba nitwaje impamba ishobora kuba yavamo amafaranga ari mubona hariya, kabone yuko buriye mu butumwa bw'akazi ntabwo uri bugende ngo utinde umare igihe kirekire, ahubwo uba ugomba gukora icyakujyanye. Aha rero tugeze nuhabona uhitonde kuko aha ngaho habereye ibintu bidasanzwe cyane, kuko aha ngaha abantu bose bari bagiye Dubai. Habayeho kuhahanganira, buri wese ashaka kujya imbere, buri wese yumva yuko ari we bagomba kurebera kuri tike bwa mbere. Aha ngaha rero niho ubundi iyo ugezeyo babanza kureba tike yawe bakayemeza, bakabona yuko nta kibazo ifite, urimo kwitegura kujya muri umuryango wa mbere cyangwa uwa kabiri. Bapanze ko uyu munsi bari badupangiye umuryango wa kabiri. Aha ngaha rero twari tuhavuye turimo kwinjira mu ndege, murabibona ko twari turimo kwinjiramo tugiye kugenda. Aha ngaha rero twari twamaze kwinjira mu ndege. Aho rero niko intebe z'indege ziba zimeze, n'ibikoresho bamuha uze kwifashisha. Hari kariya gasego uri bwegameho, hari n'akandi uri buze gukoresha mu gihe wumva utameze neza cyangwa ufite imbeho. Hari twose tuba duhari. Aha ngaha rero bari batangiye gutanga amabwiriza y'indege, bababwira ati mwitonde, mwambare amasentire kuko indege igiye guhaguruka, ntihagire wongera guhaguruka ngo atangire. Aha ngaha rero bari bagikomeje gutanga amabwiriza atandukanye yo mu ndege, ku buryo buri wese yari amaze kubona yuko agomba kwitonda mu byo ari buze gukora kandi akitwararika, kuko twari turimo kwitegura yuko indege igiye guhaguruka. Kandi iyo igiye guhaguruka wumva ifite umuriri mwinshi cyane, ukumva ibaye nk'iyirukanka, ariko ikirukanka isa nkaho izamuka. Bisaba kugira ngo ube concentré mu byo urimo byose, mu byo utekereza, kuko mbere yuko ibyo byose biba babanje kudukuraho amatelefone. Ariko ntabwo bayakuraho ngo bayatware, batubwira yuko tugomba kuyazimya cyangwa tugashyiramo akadege mu magambo yumvikana makeya. Aha rero iyo bamaze kukubwira aya mabwiriza yose, hari ikindi bakubwira utagomba kwibagirwa nyuma yo kwambara sentire, nyuma yo gukurikiza ibyo bakubwiye. Bakubwira ko no munsi habamo umutaka, mu gihe ugize ikibazo waragamo akabaye kaba karimo ugahita ugakuramo ukaba wakambara, kugira ngo bibaye ngombwa ushobora kuba wava mu ndege mu buryo bworoshye, ntugire ikibazo ugomba kugira. Hano rero haba harimo icyo wakwifuza cyose, yaba ikijyanye n'ubutabazi, yaba ikijyanye no kugufasha ugize ikibazo, mbese
icyo wakenera cyose mu gihe waba uri hanze na hariya naho kiba kirimo. Hano rero haba harimo serivisi nziza cyane, ubonamo abasore, abakobwa ubona basa utabasha no gutandukanya, bazi kuvuga neza, bazi gutanga keya. Numiwe mu buryo budasanzwe ko serivisi nabonye hariya nabonye itandukanye n'izindi serivisi nagiye mbona muri ubu buzima busanzwe bwa buri munsi. Aha rero bakomeza bagenda bagusobanurira, hari kano kantu bashyizeho inkokora, kano ikintu kagufasha mu gihe ushobora kumva n'urusaku rw'indege cyangwa ukeneye kuruhuka, ukeneye kuryama, hariya haba hari utu ekuteri ushobora gushyiramo, warangiza tukagenda tukumara stress, tukakumara kumva urusaku rw'indege ko haba harimo urusaku. Urusaku ruba rurimo kandi ruvuga cyane rwa moteri, cyane cyane irimo guhaguruka. Ariko iyo umaze gufata ikirere wumva yuko nta kibazo. Ariko icyo nabashije kubona mu ndege naho numvishaho dodani kabisa, nayumvishe. Aka ngaka noneho ko tugezeho, ikintu kagufasha mu gihe bakuzaniye icyo kunywa, icyo kurya, kariya kantu uragakaraga, wamara ugakaraga ukakamanura. Iyo umaze kukamanura rero urabona hariya harimo akantu kameze nk'akazeru, niho ushyira akantu ko kunywa, noneho hariya imbere warangiza ugaterekaho icyo kurya. Nicyo kariya kantu kamaze, kariya ni nk'ameza mbese muri makeya, kuko hejuru haba hari ibitabo byo gusoma. Hariya noneho nawe ukaba wabasha kugira gute, kuhafatira iryo funguro baba bakugeneye, kuko hariya barakugaburira kandi baguha n'icyo kunywa. Ari nabyo by'ibi ngibi ndimo kubereka uko biba bimeze n'uko biba byateguwe n'uko nguko. Ikindi nabashije kuvumbura, murabona hariya hakurya handitse, reka turebe ko twahagarura neza, ariko handitse exit. Niho iyo indege igize ikibazo hahita haba open, akaba ariho muca. Ntabwo mushobora guca mu miryango ya mbere, kuko iriya miryango iyo mumaze kwinjira mwese murangije, habanza gucekinga uri hanze akareba yuko umuryango ufunze neza, akongera agacekingamo n'undi muntu urimo imbere nawe akareba ko imiryango ifunze neza. Kabone ko kera byo numvaga yuko ninjya mu ndege nzafungura idirishya, ariko idirishya ryo ntabwo bikunda pe. Aha rero tutaragera ku madirishya, aha ngaha ho ni nimero y'aho ugomba kwicara. Aha rero usanga twafashe ku nimero wenda y'urugero ya 14 cyangwa reka dufatire ya 15, ko niyo igaragara neza, kuko urabona handitse 15, usanga ari 15 ABC, ubwo niyo mwanya ugomba kujyamo ukawicara. Aha rero tugeze ni ku idirishya. Iri dirishya rero rigizwe n'amakushe nk'abiri cyangwa 3, uko nabashije kuribona, ku buryo nta nubwo bashobora kurifungura, nyine birakoranye. None iyo ubona rero udashaka gukomeza kureba hanze, cyangwa ubona hari nk'akazuba, hariho akaboro niba mwakabonye twahereyeho, urakamanura